neza mwese abakurikiye Ibirindiro TV, turabasuhuje biri mu mwanya tubagezaho ibiganiro byacu. Igitondo cyiza rero aho bukeye, aho bwije no tubabwire ngo ijoro ryiza. Tubasuhuje abari hirya no hino, tubabwira ngo mukomere cyane. Aha rero twe twasezeranye ikiganiro cyeruye cy'uko Kabila muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batamwemera nk'umukongomani ahubwo ari umunyarwanda. Aha rero byabereye i Lubumbashi tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu. I Lubumbashi niho byabereye, habaye mitingi kuri Place de la Poste, bavuga bati Kabila ni umunyarwanda, bavuga n'uburyo yaje akajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine nk'uko amateka ye ameze, bakavuga ko yitwa Hippolyte Kanambe Kazembelele. Ubwo rero habaye mitingi yerekana ukuri kose kwa Kabila Kazembelele, aho ngo ni Hippolyte Kazembelele, niko bari barimo bavuga nyine nko kuri video turi buze kubereka mu kanya. Yavugaga ko iyi mitingi yari yoruganijwe n'uwo bita Michel Kabwe Mwamba, yari irimo general w'abazalendo waho Katanga, aherekejwe n'abantu bagiye batandukanye. Hari harimo uwo bita Murenda Ebanda Jean de Dieu, harimo uwo bita Karimu Vision Faci, hakabamo n'uwo bita Charge cyangwa se uwo basharije operasiyo z'abazalendo. Nyuma haje uwo bita communicateur nyine wari uri kuntuze kuri mikoro avuga, ubita rapporteur, akaba ashinzwe n'icyo bita communication, akaba ari uriya nyine wari kuri mikoro atangaza biriya bintu kuri iriya nkoranyambaga se cyangwa hariya yari ari ho Katanga muri iriya sare. Ubwo rero akaza guha mikoro uwo bitaga Michel, honorable Michel Kabwe, akaba ari we wari perezida uyoboye iyi kipe yose tumaze kuvuga aha ngaha. Ubwo rero iyo mitingi nyine yerekana uburyo Kabila ari umunyarwanda nyine, bavuga ngo ni Joseph Kabila Kazembelele mu mazina bamwitaga, bavuga bati Kabila ntabwo yari umwana wa Joseph Kabila, ati ahubwo yaje azananye n'iriya muvoma y'abapatriote cyangwa se iriya muvoma patriote rwandais. Muzi ko ari we wazi icyo bita AFDL. Ubwo araza ajya ku butegetsi nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arategeka. Bakavuga bati rero ntabwo ari umukongomani ahubwo ni umunyarwanda, ntabwo yaba ari umukongomani ngo aze directement kugira ngo agicisha z'umukongomani bene wabo wenda yegisikize ahitire muri muvoma ya M23 tuzi ko ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ari abanyarwanda kuko amateka wenda tuyabona. Baravugaga bati ntabwo yashoboraga kuza aho yari aturutse hanze kuko yari yaratubwiye ko yagiye kwiga ngo ahitire muri iriya muvoma, ahubwo yagombaga kuza ariya mafaranga cyangwa se amafaranga yari afite akayashyira mu gihugu cye kugira ngo abaturage natwe tubone uburyo dushobora kuyakoresha. Ntabwo aribyo yakoze ngo yahise yitira mu gisirikare cya M23 cyangwa cy'abareberi. Mu myaka 18 yategetse hari ikintu yatweretse aricyo barimo bibaza nyine. Bagira bavuga bati hari ubwene gihugu cyangwa ubuzalendo yigeze atwereka, nkatwe nk'abantu twari abazalendo cyangwa abamayimayi yirirwaga turasa, ahubwo adufatanya n'abari barahungiye aha ngaha bitaga RZFDL cyangwa se interahamwe. Nibyo bavuga, avuga ati yishe abantu bo muri Kivu, yishe abantu bo mu gihugu, yishe uwo bita Mwendo Simba, yica uwo bita Katumba Mwake, yica uwo bita Mukabwa Sumbu, yica uwo bita Mamadou Ndala, yica uwo bita Shebea, yica uwo bita
Kalandalanda, abo bose ngo n'abantu yagiye yica ngo n'abandi yagiye akorera ibyamfurambi. Ibi rero nkaba mbizanye kugira ngo mvuge nti ni ukujya tureba wenda n'abadutegeka cyangwa se n'abategeka mu bihugu tuvukamo niba koko ari abanyagihugu atari abadushyirwaho nk'abazungu nk'uko abakongomani baze kuvumbura kuba bategekaga mu myaka 18 ishize atari umukongomani ahubwo ari umunyarwanda. Ibyo nkaba nabivuga mpereye mu bihugu byose byo muri Afurika Santarare, uhereye Kongo Brazzaville, ukaza Tanzania, ukaza Uganda, ukaza Sudani, ukaza mu Rwanda na Faci Beto, cyangwa se ukareba na perezida w'u Burundi n'abantu bose, tukajya dutora abayobozi batuyobora ari kavukire, apana kuzana abazanano cyangwa gushyirirwaho n'abemperialiste cyangwa se gushyirirwaho abayobozi n'abakoloni. Akaba ariyo mpamvu rero tuzanye kino kiganiro kugira ngo tubereke ukuri kose uko kumeze, cyangwa se buri wese azashyiraho comment avuga ati ibi sibyo cyangwa se ibi nibyo. Igihe Kabila yategetse nta demokarasi twigeze tubona, ati kandi ahangaha muri ho Katanga by'umwihariko yatwiciwe bita Kazembe Musamba wari guverineri wacu igihe yategekaga nka perezida wa repubulika hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Akaba ari izo mpamvu rero ngiye gushyira iyi video nk'uko twayisize cyane nayo basezeranije, nyuma mugashyiraho comment, mugashyiraho share kugira ngo tujye dukomeza tuganire ku biganiro byacu. Yari umuhungu wanyu Ibirindiro. Ciao ciao. Lubumbashi, le 28 mai 2025, sur la place de la Poste, un meeting populaire de vérité à la réaction de Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, riche en colère de l'UDPS, rien que l'UDPS, organisé par le président fédéral de l'UDPS Lubumbashi et président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorable Michel Kabwe Mwamba, général de Wazalendo du Haut-Katanga, accompagné de différentes personnalités, à l'occurrence du maillot jaune du Haut-Katanga, Moulenda Ebondo Jean Dédié, Kalimbu Yoyako, président national de la Vision Fature Rénovée et chargé des opérations de Wazalendo, ainsi de l'honorable rapporteur Ahmed Mukuna et le communicateur Jean-Mouana Nyembo. Suivez l'honorable président Michel Kabwe. Kufanya hii meeting yetu ya leo wala matinée politique pour répondre aux allégations ya Joseph Kabila Kanambe. Tuku nasema bien. Chuka tunasema njina ingine watu watamuyua. Tumutaye munjina yake ile tuliyua Mukongo. Me tunayua sema ana Mukongomani tunayua. Nani anabisha keni huyu Kabila ni nani? Kabila ni mulunji 100%. Ana mtoto wa Laurent Désiré Kabila Tachikui. Kabila alikuya mwile mouvement patriotique rwandaise. Alikuya en qualité ya nani ili alikuwa nayo mwile mouvement? Alikuya mercenaire ou bien alikuwa ni rwandais eko na kombana juu ya nchi yake? Je pense hapa sio tutajibu, tunasema alikuwa ni nani? Rwandais. Kabila atatonesha nini? Alikuwa na susia mkini? Na tuambiane verite, wewe ule mnana tute unamwona Kabila tena ndugu yako. Kabila anatuia bantu maneno mkini. Anaua mzee Laurent Désiré Kabila. Anaua Mwando Simba le père. Anaua Katumba Mwanke. Anaua Bazamuka la Isungu wa Baba Longolongo. Anaua Fidel, anaua Shebe, anaua bala minatambe ni Bakatange. Anaua Passer Lukusaba. Anaua Kazembe Musonda, huyu alikuwa gouverneur hapa. Unaona, tu nimeelesha bien. Tupatane bien. Tupatane bien. Kazembe Musonda ile mapego natumika Kanambe Kazembele Mutware Hippolyte anaweza kutonesha leson ya demokrasi, anaweza kutonesha leson ya droit de l'homme.
Rosi Mukenzi eko wapi? Teresa Kapangala eko wapi? Shebeya eko wapi? Fidel Bazana eko wapi? Nina mushikia